rubanguza nkwaya rwa Nkubito, umusore w'igikundiro aramwegukanye, amubonye amushaka nanjye mudakikwa wa Rwatangabo anteye amatsiko, azambwira uko yahabonye nanjye ngereyo. Aragiye irubanguza nkwaya, bishatse kuvuga ngo utaha ni njyewe, nukuri nanjye nzarwubaka ari uko mere. Aramujyanye rubanguza nkwaya rwa Nkubito, uw'igikundiro, aramujyanye Rwizihirangabo rwa Mugenza, imfura mu bahungu. Ndabona imyaka nanjye yansatiye, utaha ni njyewe, maze ngahesha ishema imiryango, nkitwa umubyeyi mu bandi, nkitwa papa w'abana, nkitwa imfura mu babyeyi. Nta byiza byasumba ibyo, nta byiza nk'ibyo. Nagendera urubibi rw'igikaka, nagendera rubimbura ibanze, nagendera urubibi rw'igikaka rwa ntabwo mubaye, nagenda umwiza w'intore, rubanguza nkwaya rwa Nkubito ati ndi mudakekwa wa Rwatangabo, sindarukanwa n'inshuro mw'ishokero rya umukecuru ngo mutahe, umukecuru ngo mutahe, ikakana gatoya kamajije, mama wehe ngwese muraraye. Iwacu muraho, abiwacu muraho, abiwacu muraho we, abiwacu muraho, twakurwa tubyaye, twakurwa tubyaye. Muburyarya kandi bwoje ryacu, bashyitsi bahire muturutse mu Bwishaza, muberewe ngombwa n'umubyeyi Ndayishimiye, nabibutsaga kubera ko murabisanganywe,
dusangiye isano, gusangira, guseka, gusabana bikwiye gusaba no bisokuru byacu. Mwahawe ikaze mu muryango wa Suwedi Kayinamura uramutswa Mugarura. Musanze abo uyu muryango duterana hari byinshi twishimira, hari byinshi duteganya gushyira mu ngiro gusumba ibindi. Rero twagize umwaka w'umwakaka mba nziza twafashe. Musanze ari kimwe mu byo twishimiraga. Umuryango wacu no mu mpugu nk'Ubwanacyambwe Musanze twishimira yuko COVID-19 turimo tuyiherekeza, ariko nta hirajya n'ubundi izo ngamba dukomeza kuzibwira n'abatarazumva neza ngo duhagaze tubanza tuyishimira ibyatambutse, ariko tuyiragize n'ibiri imbere mu rwego rwo kubaha Imana iburyo n'ibumoso, ibwami n'ibwamikazi duhagaze mu murwa mukuru w'u Rwanda Ubwanacyambwe. Ni ukuri wakoze mwana. Hano haravugirwa byiza kandi byinshi, turakoraritse kugira ngo bibere umuyobozi. Haraza gufatirwa amafunguro yewe n'amazimano ku nshuti z'umuryango. Byatunganyirijwe muri iyi si uzi idatunganye, utunganye ubitunganye kandi utunganyiriza imitima yacu kubyakira. Twavuga byinshi tukibagirwa iby'ingenzi byubona bidukwiriye byatuma dukomeza guhabwa umugisha wo guhabwa ikuzo. Ubiduhera ubuntu kuko ubwami, ubushobozi n'icyubahiro n'ibyawe none n'iteka ryose. Dushoje dukuma amashyi dukura ubwatsi tuvuga ngo amen. Nzira ry'igikorwa yagiye anyuramo, burya dusangiye igihugu ariko imvugo ziratandukanye. Twebwe mu Bwanacyambwe twejeje n'urutoki, twegera mu mivure y'Indoha, ntabwo ari indembere. Usanze rero dufite ngombwa umubyeyi Mugarura usimbuka inkindu. Uje juru ntonyikange nkuko ntakwikanze, nagafasha ariko kari hafi. Uje juru mpakire nongere nta niwe wacu uzakorora. Umwami nashimwe, urabona amahoro. N'abo mwagendanye mu byubahiro tubagomba turabakiriye. Mu rwego rwo kwirinda, babyumvise? Akira ariko uretse bashyiremo akuzuye kataza koko. Inshuti yanjye rwose, uzi iyo ngiye ukuntu anyakira. Nishima, akira inshuti yanjye. Yewe nubwo bashyiramo akanyirabudomangire. Inshuti nziza rero, niba ntacyo unkeka urasoma kuko ngenda yizi, ariko niba unakeka ko mbanze some nintakorwa nawe. Nawe ntabwo turi zambazanya. Inshuti y'abatoya bisobanuye neza kuri gahunda uko iteye, kandi waje tukuzi tunakwiteguye kuko duhora twiteguye abashyitsi. Ugende wicare nabo muri kumwe, uyu mwana nagutwaze, wicare ugubwe neza. Ngira ngo mundi yo mbonye usanga, mundi yo mbonye usanga, nange yo mbonye ugiye, kuko ngira agahinda. Simvugira kuvuga gusa, ndagukumbuye se baba, ndetse hari ibihumbi gato, nubwo aka kanya nanyaruka. Simvugira kuvuga gusa, ndagukumbuye se baba, ndetse hari ibihumbi gato, nubwo aka kanya nanyaruka.
umwanya wo kuganira namwe muramureba sinatanga umwanya kandi muhari nubwo umwambari w'umwana agenda nkase nimusanga yitwaje urukano kugira ngo ryasanze bimenye mu ruhamo umurebera umwanya abari aha banyotewe n'ibiganiro byanyu turabashimiye. Urakoze Kireva, ndetse no mu izina ryanjye bwite ye bahaye uyu mwanya kandi nishimira bidasubirwamo. Nk'uko umwana yabikubwiye tugeze muri cya gihe cyiza cyo kuzamura abana mu ntera. Ibi bihe by'abo musanze muri abahanga muri ibyo ntimujya munyuranya, ariko naje kwitegereza nshingiye ku rugendo mwagenze nsanga aho kubera urukundo umwana wanjye bakunda aho ntiyaba kwanzuranije wari washira icyaka. Reba guheka ku makabuza. Avuze neza rero ngo umwambari w'umwana ni umuhanga ndetse abari ku isonga bari buzamurwe mu ntera. Hari ibigwi byiza yagiye ageraho nawe ubwo nkwibiye hako, ariko niba utagifite za mpumpu nta kibazo, ubujyanama bwawe tubuteze yombi. Imana ibahera umugisha. Umuhuzabikorwa yatubwiye yuko tubasanze mu ndava, ariko ko n'ijisho ryabiduhaye umuntu ntabwo yavuga yuko yayigomwa ibikiremwa, ahubwo byatuma umuntu yatanga n'umureburo, kubera yuko jye nabonye ari satumba yirukatsa iz'umusaza. Zori ntashye zo kwa Hakezuramye muzakire inshuti zanjye mwishare mwakoze. Hanyuma mugarura uyu mubyeyi tujya guhaguruka yatubwiye yuko Bwishaza n'Ubwanashyambwe bahoze basangira urusengo Nyamiringa n'inyundo Nyarushara. Bukeye haje Kirumugizi ndetse n'abari Banabutare, nabwo ntabwo bigeze baganira umutware. Bageze rero ku bigendanye n'umwero w'umwaka, umuhuzabikorwa yatubwiye amasaka, ariko twe ntaragera ku bigombyi ngo abumbabumbure twerekere kugesa kubera ko amahundo ntaragandara. Bumvisemo tubwira no ku ndoha n'indembere, twebwe turi ku cyuzuzo n'icyuzurira, ariko yatubwiye ngo nituzi ko kurazireba inyuma he gatuze natwe tubashyigikire. Tubaza aho turi bo nturatumenye. Narabamenye inshuti yanjye, narabamenye nagira ngo tuganire, buriya ngo ujya gutera imibono wabanza mu kumuka. Rero inshuti yanjye ndagushyigikire. Imfura y'umwana umuryango mugari bakayinamura mbereye ku isonga, iyi nzoga ngo irajya mu zindi. Bambe igikoma yewe sha ihute utereke mu rukana aho ngaho uzane n'indi. Buriya rero mugarura karabire yishimiye. Bibiliya iravuga ngo abafite muzongererwa. Niyo mutereka ibicuma byinshi ntugire ngo natwerere udafite twaje kongera ibintu mu bindi. Ariko ndayishimiye. Bishaza ko hari ubuhanga tubaziho. Iterambere uko ryaje mwagize n'iterambere ryiza ryo kwikoreza abana b'abakobwa. Rwose uyu mukobwa yidiridiri ntabwo bikwiye. Noneho inshuti yanjye mugarura batubwiye ko iyi ndava hari n'abandi batwerereye, noneho ntuyingata bwa mbere uti nibayishyire mu zindi. Iyi rero ni nk'akagati yombi azavugiyeho ngo n'uruhara rugira imyendezo, ariko n'ijambo rigira inzira kugira ngo rize rivuye mu mbundo aho bavuga yuko ritondaguye. Inshuti yanjye akira iyi ngiyi, ndagira ngo nze kuganira. Bakiriwe uze kuganira nayo igende nka kwa kundi. Urubanza uricira rurayihama, ibizaha byose n'ibyawe. Ariko hambere najyaga ntereka kabiri ukansukiramo umuheha, urabizi ko inyota ibihagaze mu mutima. Niba nakugira ngo sogongere ndayikumbuye nshuti yanjye. Ndabizi ko ntawe uturira ku rugo. Ubu ndari ukuyisoma urasaba ibyemera kuri jye.
ndayishimira ko numva nawe utayizeye neza. Mfite amatsiko rwose, numvise ko haje iterambere hari abato wa mugabo bita birahinduka uramuzi shora umuturanyi wa baba ndayishimiye ngushimiye izi wanyu nazi zishya nyuma ya saa sita cyangwa zigahira mu bantu karacyari umutororo ariko amasaka niyo nshuti yaje ngushimye inkarango ngushimiye inkarango rwose niyo bagabo ba nyirinde nimushimire uyu mutware hanyuma icyo ushaka kandi abiwacu mukomere mu mashyi bariya abantu. Aha rero iwacu mu Bwishaza kuri uyu mubyeyi Shadarake mu migisha Imana yabahaye natwe hari uwo dusangiye mu bana twagize. Hari uherutse kuramukwa n'ijamwe, uwo mwana asanga ngo igwegwe iyo tujya gutanga inyovi hari igihe aza ku mureburo nawe cyangwa se akajya ku marebe kubera yuko ari rwasananga muzase. Uwo nta wundi mvuga nishimiye Imana super. Uwo mwana ni uwacu ku rukigi bwite w'uyu musaza Shadarake. Iwacu muri twe ni Gacamukanda, aherutse mu rugerero avuyeyo atubwira yuko akwiye kweguka nawe akagira igeno. Uyu mwana Mambere yatambutse indamurano ageze kuri Mwikorezi, Etienne yari kuri Mbonabihita, ariko uyu yari ku gitabo cy'inkomane, uyu yari umwakikani y'Akagege. Engane kukuratira iby'iwacu cyane kubwira icy'ingenza. Umwana ageze kuyicyotera tubwira yuko yabengutse uwiduhaye Raisa. Akibitubwira twumva turanezerewe, tumaze kumenya yuko Raisa ari uwanyu ku rukigi bwite rwa Suwede Kayinamura. Turavuga ngo Suwede na Shadarake na hagati cy'inkubirane nka kamwe ka Dawidi na Yonatani muri Bibiliya. Umubyeyi atwibutsa yuko we n'uwo mubyeyi ngo bajyaga batabarana bakarasanaho ntihagire uhana undi, ariko ngo banatabaruka bagasangira inzoga y'insinzi. Bagera muri wa mugoroba wizihira abagabo nabwo bakaganira hirya n'ino ndetse n'iheru n'abaraza, hahandi umuntu ashingira undi bakazaba ba mwana nabyo ngo byazabaho. Haragera turigaba, turaza tubasaba irembo murariduha, turarifata tuganira yuko twaza subira hambavu kugira ngo dusabe umugeni tuganire uko mwazadushingira. Uyu munsi rero ngire ntya ngere muri imbuga nsanga muracyafite intebe y'imvunwa, ndavuga nti buriya ari bungenze uko yangenje ubushize. None inshuti yanjye twaje gusaba umugeni, turasaba Raisa, turamusabira Super muvandimwe Mugarura,
abakuru batubwira yuko kugira ngo igisanira kizaboneke ngo habanze umuryango hagakurikira igisokuru, ariko no mu bihango umunani abanyarwanda bahoranye ngo icyo kuba bamwana kiba ku cya gatatu uvuye ku cya kimwe. None muvandimwe, mu bukene dufite n'ubw'imbuto muntu gusa, kandi nimwe muyidukeneraho, nimwe mudukiza ku bakazana n'abambere y'uyu mwana batuguye neza. None nshuti yanjye tubasabye umugeni, uwagiye gusaba indonke z'isi yashoje atararonka, nanjye nk'uyu bwatsi ndakwizeye inshuti yanjye, nimukome mu magikari. inshuti yanjye ku musozo ugize uti nk'uko wangeje ubushize, impamvu twahisemo nk'umuryango kugira abo tuzamura mu ntera iminsi 12 cyangwa se aya matariki 12, tugendera ku mubare w'intumwa nziza. Iyo tugiye mu mateka y'igihugu cyacu nabyo urabizi uko tujya tubigenza, ukaba igitangaza rero cyane. Ugize gutyo urashyokeye uti mugarura rero buriya jye namugarura, ndabizi ibyanjye nawe. Mfata umwana wanjye ariwe nzamura mu ntera, ababo bagumye bagwingirira aho ngaho, ukumva rero ko ari jyewe uzabyumva. Kamugira inama wagendanye n'abakiri bato, nuseka bazamiyara. Mugira inama nk'uko ushize twabigenje, uri inshuti nziza, icyo kora ntacyo wabura mu muryango wacu, ntacyo wabura pe. Twaganiriye neza, twataramanye neza, kandi ngo bakiranye baziranye. Naho rero ngiye kukwereka, humura, ntabona gutsinda hadakwiye, kandi sinakugira nka ya ntumwa. Cyokora ndagira inama iteye itya, unyemerere kugira ngo nanjye uyu muryango mugari w'abasinga, umuryango wa Kayinamura, uzagumye kungirira icyizere, nuko ntahindura gahunda y'umuryango. Unyemerere rero wisomere kuri aya marwa naguteguye n'abo mwagendanye. Ese hari icyo ufitemo? Gira utya turebe. Kirahari rwose. Amaye nk'andagare, ewe sha igira hino mwegere inshuti yawe. Humura nubwo igeze mu ndiba yasize arangaje igicumba henga n'itware. Ntuzoza ndebe ibyo mbajana. Tumba nkubwire, umutware uhamya amenya akagesa k'umugaragu ko ibyanjye nawe. Niba hari inkomyi rwose ugira inama nka mukuru wanjye. Rakoze ariko se twabanje tukwiherera tukareba ko Kayinamura akwiriye umugeni muri ubu, tubanze twiherere. Ariko ndayishimiye nabonye rwose waje rwose ni murumuna wanjye. Ese tubanze twiherere turebe ko Ndayishimiye akwiriye umugeni muri uru rugo. Burya abacamanza iyo benda guca urubanza neza barabanza bakiherera. Yaguhaye iminsi ngo ugende uzagaruke, ariko sinabibwiye. Njye nitwa Ruzindana, nkaba ndi umusinga sindi umusigana, nkaba ndi umurezi ubereye u Rwanda, mubakwisunga mu kubaka u Rwanda rushya. Aho naho ngaho rero kugira ngo munamenye umugabo arivuga burya. Umusaza rero, uriya musaza aravuga neza, Ndayishimiye yaje rwose n'ikinyabupfura cyinshi. Igihe namubonye tugira uko tumugenza, duca inkoni zamba, na ziriya mfura yagendanye. Oya mwikoma ube muretse, turacyabitu. Murakoze. Ganira n'umunyasamariyakazi amusaba amazi, umwanya byatwaye, nkanswe gusaba umwana w'umuntu. Rero umwana si umubyeyi umwe, ahubwo abasha kuba umuryango. Ariko ntabwo ari mwese,
reka turebe. nagira ngo banze mubaze ikibazo kimwe, ariko mbere yo kukikubaza nagira ngo banze nyibaze uno muryango waje kudusaba umugeni. Ubwo hari ikibazo nahuye nacyo kandi gikomeye kitoroshye. Nabonye hariya umusaza Kariminya n'umudamu we, kandi ubwo njye nawe hari ikibazo dufitanye gikomeye. Nagira ngo mbanze menye nimba mwazanye mbone kugira icyo nsubiza. Murakoze. Buve twazanye bariya abantu ntabwo nabihakanira ahangaha. Murakoze cyane. Nagira ngo bahaguruke bansuhuze. Ishuri aragenda aramwinginga, ishuri ndaribona, bityo mba inshuti y'uno muryango. Niyo mpamvu numva tutamwima umugeni, tutabima umugeni. Murakoze. Ntegurambwe utariko ye ni Karame ati ugira uti ntugira Imana ahubwo ubana nayo, burya ibyo warenguraga byari ibyawe. Ntugira Imana ubana nayo muranagendana. Nagira ngo rero mpamvu burya duhora ku isonga. Nshuti yanjye rero, ushingiye ku bupfura bwanyu, cyane cyane wowe ubereye ku isonga umuryango mugari, mu izina ry'umuryango mugari w'Abasinga, nagira ngo wahisemo ko mubera ku isonga kubera ibyiza by'umuryango wanyu, kubera imihigo twahize urabizi. Mwemereye umugeni. Ariko nshuti yanjye, mu buhanga bwawe uzi, ureke noneho utongera kunyotsa igitutu nisomera amarwa yanjye, nawe unasomerega turaziranye, nabo mwagendanye, sizo mpumbu mwari mufite, muzishire tubemereye umugeni, ibindi tuzabisubukura ubutaha. Ayaye nayo reka nicare nsome. Urakomere mu mashyinano. Ariko ndabishima. Haragira rero utimbemereye umugeni, hengaze ndaje sinkusha mu ijambo. Yego. Kiramusha ikindi gicuma. Kiramo bibiri kandi. No kuzinduka. Henga ne kugera iyo ngiyo yihuta. Ubundi ururimi rukuru mu Kinyarwanda gato rwabanje ngo rwahanzwe ku rwa Kirima, Rujugiro na Rugwe. Icyo gihe rwitwa Runyacyirima, ngo gukura inyovi byanganaga no gukura ubwatsi none yisaha. None inshuti yanjye, icyo mushimiye ni iki, muhaye intangamugazanye. Mwakoze, uriya abagabo bahoze ari imyugariro kandi n'ubu nuko shyikira. Nimugera ku nkingi y'amacumu muvuge mutabana twabahaye umugeni, baradushimira muyikize urusengo muyisomeho mwumva uko yezagira neza. Ariko rero utwita amezi 9 yaramukwa, Imana ikabigenza neza, umwana yagera ku isi bakavuza impundu. Noneho hakaba basimbuka urweya bajya gushaka igisabiko, bakareba akaryabaryaba, umwanzi yamenya ruganza beshi, bakareba n'umukorera badweba, ariko bakagandika mu kirambi cy'imfura bagasusurutsa urwo rugo. None ababyeyi dusaba bagize batya badohora umweko kugira ngo mugire inama abenzi bawe bavugurure. Duhindure umuvure. Niba zitakunyuze byo ndahindura urutoki sinkubeshye. Zandwize zavuneye intare. Zandwize pe, ariko abavumvu byabo urabizi. Ihumurire rero nshuti yanjye, ibi si ibyawe, ni iby'aba bahungu bawe, ariko bahindure. Hariho ahubwo nziza nkwano, ntusabe ugize kuzabyara abana nkuri, dore nabe n'abuzukuru bawe use kumbusha rwose nta kibazo. Mpano yamasure cyane, aje gukora amakosa turongerera mu rweya, hahura n'umusore amushyiraho urugondo kabiri gatatu, umukwe data atazi ho gitujye ibuhanga. Ubwo
dusimbutse byinshi kugira ngo tutarambira baraha. Bagezeyo basanga ibuhanga hakenewe inka kandi bari barazibonye iyo bari bazisohoza kwa se yari indamba izaho yitwa Rusengezi. None bigera kuri Gikondo bavangiye ubwo butare yitwa Imberuka. Kikirajutiye niba ukigira ibikonjo bikomeye uhonde. Yangubiseho numva bagufahira. Twayikomye hondi tukaba tuyumvise gira hino gusuzumira ndacyari muto. Ntuze kureba isake nta ruganda ruta. Banza nizo. nizo mu muhamashi. Iya mu Gisaka Migongo Gihunya n'imirenge na Konombo. Ariko iyo wegamira urucya ry'iruka ry'ubwana cyangwe numvise bakita nta joro ku mutunzi. Iyo wambutse Nyabarongo bakita ifasha amahizi. Ibiza ahangaha byose n'ibyabo uzakita uko ushaka abantu uko bagahindurira moteri. Mwabonye icyo bavugiraga ayo mazina? Ni iki cyuma? Ariko ndaza gushyiraho moteri. Ubwire inginiya abe hafi. Akavuga ngo nizituruka kure zibanze zishikoke. Tuti yanjye nuko umuhungu tumwita iki ni igicuba. Bagikijije mugeze ku ruhande gusa inka zanyu zigwiriye umutwe kandi n'impenda nimushyikira imbonerahamwe y'urucishirizo. Ivuga ko ari ikibumbiro muravuga ariko nzanye base akira nshuti ya Rubihamiriza. noneho kugarura rero ni umugenzo twakoraga mu bakurambere kandi urabizi ko ba nyogokuruza na ba nyogokuru bazanywe n'ibi. Ariko inka zaje gukura zirakomeza ziva ku mutwe zijya ku mpenda sinabibabwiye ivyo ni biriya agira atya akangondagonda nareba kireva cyane akambwira ibindi ubwo mba natinye bakuru banjye ariko nabagera kuko nabo bakambwira bati ibyawe n'uriya mugabo turabizi ariko nshuti yanjye ntacyo wabura. Ariko jyewe urabizi wagiye uturuka mu binyejana byagiye bitambuka no kugera mu kinyejana cya none. Uti ni mu nkoshe ubushize bari hano uko twagukosheje urakuzi. Nshuti yanjye niba ntacyo wishisha ukaba ukiyumva wagira gutyo ukumva n'urushyi rw'akaboko birajyana na hano ukumva uracyari wa wundi tuzi kandi niko nkuzi mu kinyangabo hakikomeye kwa kundi ubwo ndabara iyo uragiriye niyo mpamvu tugenzereza ko dukwereka ubushize abadukwereye sinjya nkunaniza icyo wampaye nakimize bunguri nta n'igice nashigaje kandi ndagukunda. Nzabizira mu muryango ariko nzabisabira imbabazi ariko uri inshuti nziza bigenze uko. Genda ukweri izo nyana ebyiri zaraye imfizi mu mahembe nta n'ibindi twongeraho. Urakoze. Ikubasha daraki murumve nk'abadukojeje hari aho bakoze ibyo dufite. Mahembe burya ngo ziba ziterambere kugira ngo zigire uburyohe hafi y'izi ariko izo nka turazemeye umuryango urazifite kandi turazibakwereye. Ndayishimiye iyo nziza umunyawumbiki hari ijambo uvuze usa naho hari aho umaze ugize utyo urahindukire rega uti urumva hari ati oya mu by'ukuri rero ntabwo turi mbazanyamoko uyu muryango waradukwereye kandi inka turazishima. Icyo nabasaba mbere yo kugira ngo bafite inka nziza kayinamo mutware dutangira munsi n'inkoma ya Mungu. Nagira ngo rero mu izina ry'uyu muryango noneho nari nakwemereye umugeni
nguhaye umugeni. Kihagaze rero ibyanjye urabizi, niba iyo mukomoka mwarahinduye gahunda ukaba usabira iyo nshuti yanjye ifite imisatsi irenze umwe, urambwire mfata ibyemezo bikarishye kandi bitasubirwamo, umuryango wagiriye icyizere mwihakane ku mugaragaro izuba riva. Ariko niba ari nawe ukaba utarantumiye uri umunyacyaha. birasa gutya agatangira guhumbaguza, ntabwo narabukira umugore imbere y'inyegamo ngo tuzakikire mbavuga rwose, imyaka yanjye irashyingira ntirumbora. None wabaye ari n'uyu w'imisatsi wari uvuze irenze umwe, uyu nawe nta kigenda. Oya n'uyu nguyu hari ubwo naza kuvuga ibinyoma nkayacekwa hanyuma, ariko nta kizere mbafitiye. Ndasabira superi umuhungu duhereza irago, agatamika umutarati akaduhereza urugina, akaba umuhungu wanyoye inka utarazimenyeye inu ahubwo uzizi impore. Ubu niwe nshakira umukazana wacu, niwe nshaka gushyingira. Ndayishimiza icyatumye ntabona akagongo njya kwicara nkahindukira nanjye, ni wowe urize data we ngo niba ari iwacu muraho, abiwacu muraho, abiwacu muraho we, abiwacu muraho, twakurwa tubyaye, twakurwa tubyaye. Bana umuze waduka mu isi, uyu muze twikanga ubucya n'ubwira, ntabwo yigeze akorora cyangwa makwa akaye, ntanakuka agashyuhiranye cyane karimo umuze afite, ariko agira ibigwi byinshi. Ntavugira ahangaha ngo mbone uko soza, ndakubwiramo bibiri gusa. Uyu mwana ku musozi dutuyeho nta na rimwe yigeze aducisha inka z'ishacyuho ngo hagire umukobwa uboneza iwacu avuga yuko yamuteze ubusugi ngo azamukomoreho igisokuru. Uyu musore ni imanzi. Uyu musore minere shobora inkiko. fata ibi biti byowe, iyi mfukamunwa gira umugore ndamushimira. wa mwana ni intore, ni mu gishimiro kino gihugu, n'impamvu ni umukwe wacu. Iyo uza no kumunyereka akaruta mba nakujyanye iyi ngiyi nkakugaruriye, dore umukwe wanyu ni mumwakire. Ikindi reva umukwe twe tumugirira ibanga. Mwana wanjye ubwo mumaze kumuramutsa mubyeyi ukaba umuzamuye mu ntera, nagira ngo bano basore nabo ntibaze kugenda badatahanye umugisha. Turacyari muri bya bihe uwo yari amaze gukuramutsa. Hera ahangaha umusore w'igikundiro n'icyubahiro, rwema rw'indenzi, uyu niwe rutanga rw'amaboko, ikitatire koko aritatira agatera, aho abandi batinyisha amaso atambukisha amaguru. Basore mwebwe nta mpamvu yo kunyura hariya, muzajya mugira gutya bazamure bahereza umugisha, tunyaruka amasaha ari kugenda tugendana utyo. Ni umusore w'igikundiro n'icyubahiro. Bwa mbere nyura hano tugeze kwa nyirasenge ku ishuri, we narayisabaho aragera kwa ba nyirasenge agahobera mama ntatanga umugeni mukinjira. Mwikomera amashyi vrema mwasura. Umva namwitegereje munsi maze amatwi nta misozi atunze, ntabwo yavugije impokera yananga y'abakene. Ubabaye amunya mushaka, muzambwira uko wabonye, nagendereyo, muzambwira uko wabonye, nagendereyo. Kikakazunguruka
iki mama shenge mama we wokabaho ngwino wihoreze nyabusa wishirira agahinda ntagukunda ntawuryarya emera yuko agukunda pe umutima wiwe nturambirwa ngo wazapfa kwikundira mama data mama shenge mama we wokabawe ngwino wihoreze nyabusa wishirira agahinda amashyi mukagera umwana ahumva rero abakurikiyeho
Itetero ry'abato umwari utuje yakuriye ngwino mutume ngenda yewe bakwiye icyubahiro na kiza igisore cy'ikigabo cyiza cyarakaye mfatira abana mwakoze cyane mukomere abana amashyi. Nagira ngo rero ndayishimiye bigeze Kayinamura ari marume kuko yitiranwa na sogokuru ubyara mama Musingakazi. Si amateka se si Imana yabikoze. Nagira ngo mbere y'uko dushimira uyu mwana hari inshuti nabonye nungutse kandi umubyeyi ukwiye, niba mwumva bibanyuze nagira ngo aho Kayinamura ari n'umugabo umuri inyuma w'inzobe nkanjye bahagurukane n'uwari uri iburyo bwanjye wa marinete uko ari batatu bavuze muhagurukane nimwicarire babyeyi. Nagira ngo n'abashyitsi baje batugendereye ejo n'ejo bundi batazitiranya. None Kayinamura umpaye uburenganzira ndekure umwamikazi w'abakobwa agende? Narwana n'umutima ari yewe umubonye akuze ubwo wowe birakomeye. Mwana rero w'Imana, ababyeyi bari hano bose nta kindi bakwifuriza ni amahoro aturuka ku Mana, sibyo? Kandi humura kandi agatsinda nyirabayazana ni wowe. Garuka Hagikoma, garuka. Niwe munyakuri w'umuryango. None nshuti yanjye dore nta maboko ngishyira naragize, ariko nguyu ka Nyiranziza wa mwari, nguyu mukobwa wase, nguyu mutoni wase cyane. Nkoze iki? Nikozeho gusa kandi ugize neza. Uriya umunyarwanda umwe bariho baganira ngo byaturutse ku mugani bitaga Kimuhana hagati yo kwa Banangingare muri Gisare na Kibanda. Aravuga ngo mu guturutsa imbuto niba ikigega cyarakumye njye uzaze nkuremere nkuvurire inzovu ndeme n'uruhiza. Mama, igikobwa rero cyatembye amari burira ari byo ariko nibyo koko ntabwo twari bubasaba umurakare. Mugeni w'umurakare buriya ngo abazaca inka mu rugo. Muzambwira uko habonye nagengereyo, muzambwira uko habonye nagengereyo. Uhitemo urutoki rusumba izindi, igihe waba icyo kizambe sinagitsinda. Oya mwambika impeta nziza itagira umukunjo, oya ntakonje mu kumukunda. Ndi kumva amashyi abiri muyakubye kabiri byaba byiza. Iri impeta nziza ati ndagushimira iteka kuva uyu munsi gukata igifungo cya burundu mu mutima. Bakira mubyeyi wagize neza kuba amabuzimbo uyu mwana agakura byishimiye. Bakira neza munsi yarayihawe
ayobora ubwoko bwa Isiraheli umusore w'igikundiro aramwegukanye amubonye amushaka kuba amabyimbo uyu mwana agakora byishimiye bakira niyo nkore nziza Mose nanjye mudakikwa wa Rwatangabo anteye amatsiko azambwira uko yahabonye nanjye ngereyo aragiye irubanguza nkwaya bishatse kuvuga ngo utaha ni njyewe nukuri nanjye nzarwubaka arukomere bakira niyo nkore nziza ingenzi bakobwa atutse agahinda sawa cyane mecumye zasubira rimwe sawa cyane mecumye zasubira rimwe nzamubwira iki ese bufeti yanko wawe nzamubwira iki winjiriza abantu mama wikwiriza abana shenya abandi biza ari ibibazo ariko bikarangira urijije umuntu wakoze cyane muri umuna w'umuntu Lucky aramujyanye rubanguza nkwaya rwa nkubito uw'igikundiro aramujyanye rwizihirangabo rwa mugenza imfura mu bahungu ndabona imyaka nanjye yansatiye utaha ni njyewe
maze ngahesha bakaza gusaba umuhondi wabo kumva umusore wabo yaraye ku munigo zingatira bazirimo inyange ziniko nabikubwiye mubyeyi uraza kunkundira fura ducucu imanzi nigira ikimera n'ikirani ndayizi uraza kunkundira yabyirutse n'insenga mpigo isibo yose nigira isezi abadashoza muri ndandeze babenga bimurambi bagume n'inyambo nziza mwamfuramo igitaramo kiracyashyushye bagakurata unavuga ngo ninatiratira abahizi wari tuzabone nayikoye umugeni gokoye wayurije imambara kumirita munyarubuga ni ikirangirire kinyamba n'isatara rwa mirimo mubyeyi araza kunkundira umubyeyi ararebye aragira ati umushumba akoze nyakugira imana wandaje mwangukije amakuru muri w'ikinyarwanda. Aya makuru yacu agiye kwibanda kuri izi ngingo zikurikira. Muri uyu munsi mu mujyi wa Kigali habayeho ibitaramo bidasanzwe. Aya makuru yacu tuyakomereze ahanga mu mujyi wa Kigali ni mu karere ka Kicukiro, akaba ari mu murenge wa Kigarama. Kwisi muri rusange none twegereye Pastor Paul Zari Bunembwe muri Kongo, uratwumva apere twaza uratwumva gatanu kuri gatanu muri Kongo. Haleluya. aho muzobana bazomba gushidikanya muri stikani mukubona ubuzima muri Sameni ariko tuzoja mu ijuru ikazaje izojayo. Dukomeje amakuru yacu y'Ikinyarwanda. Amakuru yacu ni kuri televiziyo Rwanda ukurikije Ndamutse. Mu gusoza amakuru yacu twegereye umuhuzabikorwa wo muri Haiti ndetse n'umuperezida wo muri Amerika azimiye kwa tariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere bamwita Joe Biden. Joe Biden aratwumva gatanu kuri gatanu muri Amerika ku butumwa wahaye super. Joe Biden uradukurikiye? Is a horror because Americans it's about the horror because people live in disease about Americans about now suppose agree about state foreign. Ati turishimye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi turi kurikira gahunda. Mbere ko tukomeza amakuru yacu reka twamaze turokwa mu kanya. Banki yacu hafi yacu emote mu Bramani aho tuzafime twe mu rugero. Ivaho 3,377 yagarutse ivaho irabigeza mu dushya twabereye mu gusaba no gukwa muri dote mu kugira ngo bishoboke neza baje gukererwa kandi mu gukererwa barabijuriza nyaburanga bwari bihari. Aya makuru naho utaha murakoze cyane MC ntarengere se umunotera umaze urakoze ni mwiza umugabo wacu kabaye umugabo wacu kabaye akizirwa bigatangara bakizihirwa fura we umubyeyi nimba navuze amagambo ngaba natukanye Yesu Kristo avuga twe turi kumwe mu ruguru yari kumwe n'abashumba ndahamije ndanahamya umugisha yamaye n'ubu ndacyawuhorana akira umubyeyi mugarura Amerika ze umubyeyi ndayishimiye imiryango nkitwa umubyeyi mu bandi nkitwa papa w'abana nkitwa imfura mu babyeyi nta byiza byasumba ibyo nta byiza nk'ibyo nagendera urubibi rw'igikaka nagende ruhimbura ibanze mujishi muzajarire kane mufunge kane muremerere ntimuzategereze rya babiri hinguka riva ku gikingi cy'iburyo kuko tuzaba tubiziranyeho muzatugenderere muzaduhekera umugeni mwaduhaye murakoze cyane. Ndayishimiye ndagira ngo sabe y'umuryango ariko ufite agakuma gasobanuriye mu buryo bwiza numva kiduhira kayinamura n'abakuru be n'abarumuna be ndagira ngo ngushimire ubupfura bwawe kandi ngushimire ubugira kenshi kandi ngushimire ko unyemereye noneho kireva igira hino yumve bakeneye iyi nkuru nziza uko mwatugenje ni kwiza
no kubabara inkuru ntabwo ari ukunyura ukubiri n'ukuri none muvandimwe ngo ntawe usezera aho akigenda yewe naza no gukimirana nkagaruka ariko mbanje kuvuga amakuru ntabwo musiganye igitaramo ariko baza kunyemerera gusa ngereyo mvuga uko byagenze none ndabizi ntabwo naguha umwamikazi w'abakobwa ngo ngire na kimwe ngwino bihangane rero begereye izi ndosho nirwo rusaku umubyeyi wawe utumye uramenye kira umuryango waduhaye umugeni tuwuhesheje umugisha mu buryo no mu bumoso ndetse n'amajya n'amaza yabo ujye ubaha mu ruhande turatashye rero cyane natwe n'abasigaye kandi dusigarane nabo twatuye gutandukana k'umubiri ariko imitima igihorana iteka karamata iteka ryose nk'uko amena igiti byose bityo kugira ngo amene umushyireho udupfukamunwa rero kugira ngo amafoto yacu azagaragare hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga kabiri nshimire Mugarura ndetse ndayishimiye baganire neza kurya imfura n'iziziranye gatatu nshimire abatwicaje hasa neza kandi nshimire umuryango mwiza Swede watumye bino birori biterana kuri uyu munsi ku musozi mwiza wa Kigali ndashimira bande Imanzi batugire neza tugacurangirwa neza wakoze Rwoga wakoze Lucky yakoze MC engineer DJ akaba yadutegereje ngaho gushyingira umwishywa wiwe Buffett Imana imumugisha mugire umwaka w'umwakaka ko ibiza n'ibizazane ubugira bufite ubugingo Imana imumugisha ciao ciao bye bye Eric Clever aho utaha ciao ciao yo
itegeko rirabyemera. Icya kabiri gitandukanye abashingira mu byemewe n'amategeko ni ugusesa amasezerano y'ishyingirwa. Gusesa amasezerano y'ishyingirwa ni igikorwa kibera mu rukiko, kujya mu rubanza mukaburana hanyuma umucamanza agafata icyemezo. Sibyo bwana Emmanuel? Super sibyo. Bivuga ngo niba abo basize udasezeye muramuka ugiye kumugoroba bakamucatira barasaba gatanya. Sibyo? Ntabwo ibyo byabaho. Imana ishimwe. Mugambira Etienne, umwanditsi w'irangamimerere w'umurenge wa Nyakabanda, maze kumva amasezerano ya Nshimiyimana Super n'Uwiduhaye Raissa bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu Nshimiyimana Super n'Uwiduhaye Raissa bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. Muzagira